Mbanje kubasuhuza mwe mwese mwamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel James Sport Fans. Uyu ni umunsi twatangiye iminsi y'akababaro. Uyu ni umunsi w'itariki ya mbere Mata 2025, aho twatangiye icyumweru cyahariwe ukwibuka inzirakarengane zazize genocide 1994. Iki cyumweru rero ni icyumweru bigora kuba wagira icyo usobanura. Ni icyumweru ushobora kuba wabona ibyo uvuga ariko ukabura uburyo ubivugamo, kubera ko abantu barapfuye, abantu basaga miliyoni barapfuye, bapfa bazize uko baremwe. Mu by'ukuri nta n'umwe wabigizemo uruhare ngo avuke uko yari ari, ariko yarabizize. Yazize kuba yaravutse gutyo aricwa. Inyangarwanda, inkoramaraso ziba zihitanye abantu bazira ubusa, ngo nuko bafite uko bavutse uko nguko nabo ubwabo batabigizemo uruhare, barapfa. Uyu munsi rero nifatanije na buri umwe wese uha agaciro abapfuye bazize uko baremwe. Nifatanije na buri umwe wese wubaha kandi witeguye guha agaciro inzirakarengane zambuwe agaciro bakamburwa ubumuntu. Mu by'ukuri nifatanyije nawe muri ibi bihe. James Sport Fans yifatanyije na buri umwe wese, ndetse na NGM Rwanda yifatanyije na buri umwe wese, na Ndayambaje James Muhammad nawe yifatanyije na buri umwe wese. Mu by'ukuri buri kimwe cyose mfite aho mpuriye nacyo muri iyi minsi y'akababaro, iminsi yo kwibuka inzirakarengane zazize uko zitahisemo kubaho. Mu by'ukuri nifatanyije namwe mu buryo ubwo ari bwo bwose. Aho uri hose ntiwumve ko uri wenyine, njye nawe turi kumwe. Wowe urupfu rwashegeshe, wowe ufite agahinda kubw'ibyabaye, wowe ubabaye kubera ko uri uko waremwe, nifatanyije nawe uyu munsi. Komera kandi twibuke twiyubaka.